gupimwa uwo bibabaza mbabarire ko bafunze ntago ndi mu bayobozi bafashe ibyemezo ariko ndi umuyoborwa wagenewe ibikorwa kandi ibikorwa byiza nje nishimye rwose ibintu nacuruzaga njye nacuruzaga si ibintu bipfa gupfa nacuruzaga amafu y'ubugari indagara ubunyobwa amafu y'ibikoma ariko buriya niyo byapfuye umunsi ntagiye kwica umwana wanjye ngo muhambe nta kibazo mfite mesaje turacyayibibutsa ko ari ukwipimisha kabiri ukajya yerekana ari uko ugiye kwinjira mu isoko.